umuseke utambitse inkoko zibika ndaba mpingutse mu mpingi z'iwanyu mu museke utambitse inkoko zibika ndaba mpingutse mu mpingi z'iwanyu ndaza n'inka n'inkuyo ndaza n'amata n'ibisabo we ndaza n'inzoga n'abagabo ndaza n'ababyeyi n'abasore b'impingane ndaza n'ibyansi n'abakobwa bo gucunda humura naza maze nkunde mwizihire wese ndaza mu museke utambitse inkoko zibika ndaba mpingutse mu mpingi z'iwanyu mu museke utambitse inkoko zibika ndaba mpingutse mu mpingi z'iwanyu mimanzi ngwino mama mwezi umuritse wose simbiri isumba yandura ingabire yanjye ni wowe rwibutso rw'ibyiza wazajya guterera akavugirizo maze gucira n'udukoni twiza maze mbiture wowe murera abana ndaza mu museke utambitse inkoko zibika ndaba mpingutse mu mpingi z'iwanyu mwongeye kwirirwa tubahaye ikaze rero tukaba tumaze umwanya tubategereje rero dusabe Pastor Augustin atuje gushima Imana ko muhageze amahoro twahoze dusenga ngo muhagere amahoro ubwo muhageze bakadushima Imana Imana ishobora byose twaje hano tuje umurimo wawe wo guhuza imiryango tuje ku murimo wawe wo gurira hano ngo duheshe umugisha igikorwa gikorerwa aha ubw'ibyo rero twongeye kurarika nk'uko uri kumwe natwe kugira ngo bariho banza uduhe ibyiza batugeneye kandi uyobore igikorwa cyose kiri gukorerwa hano tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. ubundi ariko muraho turaho rero umusaza Guillaume yambwiye ngo nimara kubona abazanye bose bamaze kumanura inyota ngo uze kumwemerera ngo arinde umwanya afata sinzi namubinyemereye kugira ngo nawe tubimwemerere Guillaume ubundi ataruko twari dufite impungenge gusa ko batararuhuka ubundi hari icyo twamwima hajye twamwima rwose impungenge twari dufite no kubanza mukamanura iryo vumbi hanyuma mukaruhuka mwamara kuruhuka mukatuganira ntihagire ibabanda rwose ntihagire ibabanda iyo umuntu yakuzindukiye ntabwo wamutiza yazaba nka bya bahungu na ya mfizi wasanga ari twebwe tubibajije murakoze cyane kandi uyu musore
kuba yabizirikanye ndabashimiye ariko kandi umuntu ajya kuganira n'imfura icyo yitwaza ati nubwo bakoze Imana ariko uriya ni ituro ni ukuri rero ni ibyo twenga mu buro bw'iwacu tujya duhinga uburo cyane arya mu kibaya cy'akavuguto nuko bahamajije icyayi none niba aricyo tuzajya tuzana simbizi ariko rero turacyagerageza mucishamo umunsi umwe hazi uwundi hazi icyayi yose ibyo muzatuzanira tuzabishima ko muri abacu se kuva kera na kare rero nk'uko yaransabiye umwanya muhagarariye uyu muryango wa bugingo nanjye naje mpagarariye umuryango wa Hitimana Viseni dufite ubutumwa kandi rero ubwo butumwa nanone ni ubutumwa urumva kugira ngo bujye kuduhagurutsa muri Nyaruguru tugera ngana ubutumwa bukomeye munyemerere rwose mbahe nanone yari ituro ariko nanone rwose ndagira ngo ntange byavuga inzoga cyangwa umutobe hano mu giti ubu ni ubuki ahubwo batuzanire turahure ubuki bwo gusaba ijambo ntabwo wapfa kubwira uhaho gusa wenyine utabusangiye n'uwabuzanye amanziriza buriya rero n'ubuki usanga bunahiye utakiri umutobe mbere kuko bitinda ngo waburebesha ijisho ukapfa gufata umwanzuro n'ubuhiye buraryoha buba ari nk'umutobe ariko bukaza kukuba gake bukaza kukuba rero mu Kinyarwanda baravuga ngo inzoga n'imfura ikanyobwa n'indi ko ni ukuri niyo mpamvu n'ubu ngubu n'uyinywa nawe agomba kumenya uko yitwara dukure urupfuko ibi ngibi mubizi mwarabyigiye mukiri bato hari amashuri babisohokamo mu bintu rwose ariko mu Kinyarwanda bari bazi kwakira abantu nubwo bakoreshaga imikenge ikinyabupfura kikangana n'icyo bigira mu ishuri kandi aho umuntu yipfundura ze reka byigutinda ahubwo ko atari ubuki twavuze ubuki bishimo ubwoba buramwica yibwira ngo nibwo kuko ariko ni ntabwo yumva ukuntu biryoshye uwagupfundikiye ntazoma kuko ukuraho urupfu uko bigaturika usanga ariko hari abantu basigaye muri iyi minsi ntibagituritsa cyane ubundi ari byo byateraga ubwoba abantu bakareba hirya ngo ijisho ritavamo ndabona abantu batangiye kugira ubwoba nyamara barenze uko wabaye pasiteri iyo abaryiyeho byari buze no mu jisho aha mbanzaho ndeba ntabwo yagutinyuka ubuki rero ugiye nubwo ubumbanje ariko banza usogongere mbone nanjye kwigana nawe ubundi ntawe nta kindi nashyizemo n'ubuki uvanga umuntu akora nk'icyo yashyizemo kugira ngo hanyuma abashimira rwose umusaza bwiwe maracyakomeje reka tumutege amatwi murakoze rero cyane mbere na mbere kutwakira muri uru rugo rwanyu tunaniwe twari twagenze ariko tuzi ko turi bugere aha ngaha tukaruhuka twari tuhageze byonyine byaduhaye icyizere cy'uko umunaniro urangiye maze mutuzimaniye mutuhaye n'ibyicaro byiza birarusha tukaba tubibashimiye ibyo ni ku giti cyanjye
ariko ku muryango ukaba wantumye nuko tuza tukagera muri uru rugo. Nibwo bwa mbere kuri benshi bitewe n'abana bacu kugira ngo abana ntibagahuza imiryango. Dufite umwana w'umuhungu yabanye neza na bamwe mu bana banyu ku mashuri. Ababona mu mashuri hari uko umuntu agira ikimunanira akareba uyu nguyu akagira icyo ashobora nawe akakereka undi akagira gusohoka agasohokana n'uyu, mbese ubucuti bukaramba bitewe n'impamvu n'inyungu nyinshi. Ariko undi we rero inyungu yagize muri icyo gihe burya umuntu mukuru ntagenda gusa aranareba. Ubwo ntibagiye kwiga iby'ubwenge gusa, banarebye n'imibanire. Muri abo bana banyu rero kubonamo wamubereye inshuti cyane. Mu bisanzwe by'amasomo haza biza kuvamo gukomera, bavuga bati ariko ababyeyi batwemereye n'Imana ibyemeye twazabana. Bakajya babiganira. Hashize iminsi urumva nawe biga muri universite, hashize imyaka myinshi, barabanye baraziranye, nibo rero baduhuje natwe turamenyana kandi bizakomereza aha ngaha. Nk'umuryango batutumye bati uwo mwana nawe umuhungu wacu witwa Theobaridi aragenda, ashaka kugenda akagera mu rugo ko atanazi. Ariko uyu musore uragenda hafi agenzwa n'iki? Abo basore rero hari ubwo bagenzwa na byinshi, ntureba ngo bambaye neza, ntureba ngo bageze gute, akaba yagira ukuntu mwamwikeka cyangwa mwamwishama. Tukaba tuje kumusabira irembo ry'umugeni kugira ngo nimubona mujye mumenya ko ari umwana wacu kandi yabanye neza n'umwana wanyu, mu buryo kw'Imana izadushoboza n'ababyeyi twese twazaza noneho tukaba twatera intambwe biganisha ko bazabana. Nicyo ngicyo kitugeza tuje gusaba irembo. Murakoze. Murakoze cyane. Sinabona numvise ko muhaye amashyi ariko numva ari udushyi dukeya. Umuntu ugenzwa n'urukundo, jewe ndamukunda kandi ni mu gihe nshingira ku itegeko ry'Imana, kuko Imana yaravuze ngo muzagira undi mwenda uwo ari wo wose mugire keretse urukundo. Rero numvise umuryango ugutumye muri uyu muryango wo kwa Bugingo mbere ngabwa, numva ndishimye. Umwana yaradukunze, umuryango uradukunda, mufata umwanzuro wo kuza gusaba irembo kugira ngo muzabone mu mugeni. Niyo mpamvu rero usabye abavandimwe kugira ngo babambere amashyi, kuko umuntu ugukunze nta kintu wabona wamuha byinshi. Nari nabanje kugira impungenge nibaza ngo uriya mwana yakundanye n'umukobwa wacu, hanyuma biviramo ko azaza kuba amubabwira ati mugende mumbwire ko ari uyu nguyu nanjye umuhungu ndi Theobari. Byari byateye impungenge, kandi burya iyo abantu baganiriye bahujije imiryango iba yasobetse. Nakomeje rero kugira akantu k'impungenge mvuga ngo none haba hasobetse uyu mwana n'uyu mukobwa, bamara guhura twebwe ntituzongere kugira icyo tubabonaho inama se iki. Ariko bivuga neza, uravuga uti ibyo ari byo byose yashimye n'urugo rwose, bivuga ngo azatwibwira uwo yakunze mu bakobwa bahangaha kwa Bugingo, kuko dufite abakobwa benshi kandi beza kandi barezwe neza cyane. Wigeze kuvuga uti n'abasore, neza ijambo wigeze kuvuga, ariko mu by'ukuri twabishimiye.
twebwe rero mu muco wacu muri kamere yacu hano kwa Bugingo turi imfura kandi uko bimera kose byaba irembo ryinjira inka byaba irembo ririmo umugeni ntabwo twimana irembo reka tubanze tubiganireho hanyuma reka tuba dushimiye cyakora muri mushimiye uvuze neza ururimi rwiza n'umugenzi w'Imana. abagenzi banyu ngo barabwira nabo uko babyumvise oya nibyo twumve Valens. ye hari ibyabanje kuntonda nkagira ngo mwabiganiriyeho mbere wenda turi mu ikinamico nabonye Guillaume ahingutse yambaye afite imanzi nk'izacu kuvuga aka kantu twambaye ndavuga se nkabanje kuganiraho kimwe ibyumba kimwe mwamwemeza n'umwambaro umwe kuko twari tuzi ko izo ari imanzi zacu mu Gisaka none namwe ndabona muri Nyaruguru muzifite ibyo byabanje kudutona ariko turabaha tuti buriya nuko mwabishimye nabyo biranezeza ariko ikindi cyabanje kuntondera cya kabiri nabonyemo Charire nkavuga ese buriya nta Charire se ubundi hano tugira kwa Bugingo tugira amarembo menshi tugira irembo ry'inka tugira irembo ry'abagaragu tugira irembo ry'abakwe n'abakazana yewe n'iryo ukomojeho mu kanya ry'abageni turarigira tugira n'iry'abakwe ese nabanje kugira wese Charire aje arahita ajya aca mu irembo ry'abakwe biranyobera ariko mbonye mwinjiye mugaca mu irembo rya nyir'urugo abavuze nta bantu ni beza numva rero ibiganiro bigiranye na Tanazi ari byiza nanjye rwose numva nta cyatuma tubima irembo ariko tukagorora ako Guillaume yavuze tugira abana benshi b'abakobwa kandi beza ntabwo rero tubarobanura Theobald uwo nguwo wigeze gukomozaho ntabwo yaduhitiramo abana sinumva atari nacyo kikugenza nanjye ntabyo navuze ntabwo ari kikugenza gusa irembo ry'umugeni rwose niba mukomeje twaribaha ariko ibijyanye no kuduhitiramo abana mukaza rwose mufite ngo n'izina oya icyo nicyo ntemera ariko irembo ry'umugeni rero rwose twaribaha murakoze cyane umutima wari utangiye gutera cyane ikogiyo wari utangiye kwisobanura nta n'umukobwa nta n'izina navuze nibyo ubwo ari byahereyeho by'imanzi buriya uko nabivuze kare inshuti gusiga indi ibyo rero inshuti ikunda nawe urabikunda nicyo gituma n'ubundi twaje tuzamo n'urukundo cyane rwose iby'abana rero byo guhitamo ubundi iyo imiryango yawe ari inshuti kandi ikaba atari bwo bwa mbere muhanye inka n'abageni uwo mwadushimira mwaduha ubungubu ubu haracyari igihe cyo ubu turasaba irembo ariko haracyari igihe cyo kugenzurana no kurushaho kuvomerera urukundo hazagera igihe muvuge muti Mariya ni ukwiye kujya muri uriya muryango cyangwa se Tereza cyangwa se kuko abakobwa nta mukobwa w'inshuti yawe wakugwa nabi Guillaume ubundi kugenzura na se ko bibaho ari uko abantu batashimanye ubundi habaho kujya kubaza ubukwe mu Kinyarwanda tutaraza gusaba irembo ubundi habaho kubaza ubukwe ujya mu kubaza ubukwe rero niko ushaka kumenya ngo ese uriya muryango turashyingirana uriya muryango se buriya abana bageze aha ngaha hari icyakozwe ndabyibuka ko muri uru rugo hari abantu bagiye bazamo ariko tuza kumenya ko ari mu buryo bwo kubaza ubukwe rero mwarawubajije mugiye gutera urutambwe rwo kuza gusaba irembo byarabaye nta kintu rero rwose
tuza kunatindaho kuko nitwabitindaho turaza kubivanga dushyiremo icya gihe cyo kujya gusaba ngo nyirasenge aravuga iki oya iyo umuntu abaye ngabwa w'umuryango nta ngabwa wo kwa bugingo twebwe ndumva mu by'ukuri tutarinda guca mu makona ngo tujye hirya no hino irembo rwose irembo rwose turabahaye icyo turabahaye murakizi ubwo ngubwo ntabwo twabaha irembo ngo tunamenye n'ukuntu irembo maze nimwifaho dore namwe murakuze nimwifaho turabibahaye ejo musanga barikohokanye mutazavuga ngo dore ba bantu batubereye imfura gito. nubwo u Rwanda ari runini nako ari rugari sinzi rugari na runini niba ari kimwe ariko umuco ni umwe umuco ni umwe w'igihugu ubwo byumbwira ndabyumva cyambere metero kinini ubona gikwiye nacyo kiraza ariko kiraza iyo cyo kamureba ijisho sinacyo ujya iyo mamurebye ijisho umwana ariko n'ibyo n'ubundi umwana n'urebye ijisho akibwiriza iyo umuntu asabye irembo nk'uko muri twemereye aba akura ubwatsi akaba n'inka yifata rero ukura ubwatsi unafashe irembo bigendeye rimwe nyamara kiriya cyane ubanze kandi ugiye gukora kiriya cyane ubanze buriya bwatsi bwari bukurwa hanyuma ariko ntacyo bitwara umwana umwana yahungabanye inka twaje reka ibe urugendo rurerure oya nibyo iri hafi twazanye nama barateye muraza kwibona kugeza mu zindi yavutse nyuma na bwa bwatsi tubukuri bwa bwatsi tubukuri nawe sinari kubanza umutobe imbere y'inka ngo rero mbashimire yewe urakoze kandi ni ukuri Imana ibaha umugisha urakoze gushimira kandi burya gushimira ni iki wanze kuba nk'aba banyabibembe 9 bavuwe 10 baravuwe hagaruka umwe gushimira ariko mwebwe muje mwese mugabo mama murakoze mumushimire ubwo bikaba bibaye nka yabyaye muki iturwanye ndarurangije asigaye urwanya asigaye kumushura uyu ni umujyanama wanjye nibyo anga mu ntege kugira ngo niba ntacyo nibagiwe kuva yiswe na pasiteri natwe turabafite pasiteri hariya abantu ni ingirakamaro cyane nubwo zafunzwe ariko zizafungurwa ariko ambwiye ko hari icyo nari nibagiwe ariko nta mwanya wacyo uratakara turi abantu b'ababyeyi hari umurimo ukomeye bakoze kugira ngo abo bana bakure nanone bari baduhaye intashyo y'abo babyeyi kugira ngo bayizane nayo ariko nashyigomba nkaguruka mbere yawe we rero nk'ubu mu mukiga ndanashaje buriya ndashaje buriya izi nzobe ntabwo twazi nakire mu gihe ababyeyi murakoze cyane ababyeyi rero ntibatinzamo nicyo mbakundira mwumva vuba kambere reka batumikire gira vuba ndumva bishaka kuntwara numva bijya hirya bikajya hirya mwakomeye amashyi izi maze rwose sinabona icyo navuga yome n'abo mwazananye muri abanyarwanda beza
pe ntabwo nkunda kubivuga kuko hari byinshi bijya bingora. Hari abantu njya mpura nabo rimwe na rimwe icyakabanje akagihera ku mutwe ikindi akageza akaza kwisobanura ngo ya ngo mutore agahugu umuco kandi tukicara tuti ntacyo bitwaye, ariko tukaba tuzi ko umuco nyarwanda ubundi ari umuco. Rero murakoze cyane, mwicare mugubwe neza mu birembo. Nta muntu n'umwe uzahirahira ngo agira ubuzura ubu tugiye gushyiraho daso, tugiye gushyiraho daso maze ahasigaye ikibazo niki niba muturanye na Sendatazi si ibyanjye. Sendatazi mperuka bamucira muri ibyo bice, niba yarageze iwanyu yarambutse yarakomeje yambutse Akanyaru rwose nta bagize Imana. Sendatazi rwose yambutse Akanyaru ntamwumviza ahita ibigo burya baramutse banatinze twabatumaho bakabanza bagakoranura kugira ngo tubashe kubitanga, kuko niba mwatanze inka y'ifata rero ntabwo twaritanga mutabashe kuhagira. ntitwageze aho. Ibyo nabyo numvise umuntu uvuga ko n'umusazi ngo yagize ahantu basaba ngo dore ibisobanuye n'ibi, abonye aho bakoranura ati ahubwo dore ibisobanutse. Umwe agiye undi agiye hano nta kindi kibazo. Ntabwo twebwe turi bazima tuzageza aho ngaho. Abimvura ntawe utinya urugamba, kandi si n'urugamba ari urugamba rw'urukundo, urugamba rwiza. tuganire tuze urugwiro. Aya ni amaboko bwa ibingibi ibyo turimo gushaka, ari ibyo dushakira abana, ari n'ibyo twishakira. Aya ni amaboko Imana iba yarateganyije ikayashyira aho ngaho. Nubwo bimeze bityo ariko muzajya muhura muri ubu buryo. Rero nta wabura kubishimira Imana kuko ni nayo yatangije uyu muhango kandi reka tukurabire mwese ahubwo tubagane. Pasta. Abakobwa bagenda bahungu. Nabyumvise nari. Ini menjauh. Foto hari. Abantu bari hano ya masere bajya hagana hino. Guhera kuri masere bajya hino.
shamba. Sasa baza mstoping. Nga munde. Nayo. Vai irimo. Na maisha sasa.